students nkuko bisanzwe. Reka turebere hamwe rero ikindi kintu muri system zishobora gukorwamo. Uri umuyobozi w'ikigo cyangwa ushinzwe ibijyanye n'ikoranabuhanga muri iki kigo mu Rwanda, hari igikorwa cyo kuba leta cyangwa NESA yagaragaye leta yatwohereje abanyeshuri yohereje mu mwaka wa mbere w'amashuri, mu wa mbere senior 1 cyangwa senior 4. Abo banyeshuri ugomba kubandika muri system yawe ukabakurura. NESA iba yabashyize muri system rero ukaba ati wowe tukuri iki kigo tuguhaye abanyeshuri abanaba, twereka ko baje kwiga cyangwa bataraza, tumenye ko haba muri interina cyangwa muri boarding cyangwa mu bigo bitaha. Ubwo buryo burakoreshwa. Nuko ngo bwagiye busimbura bwabanjeho mbere, baguhaga wajya fataga liste wowe bakweretse abanyeshuri ukagenda kubashaka ku bigo babaga baravuyeho bigagaho. Ariko ubu ngubu muri system bisigaye bigaragaramo NESA ukayibereka ko baje, bamara kwereka ko baje ubundi waberetse NESA ko yageze ku ishuri yahatangiye, ukamukurura ukamushyira mu ishuri yigamo wamushyizemo muri classes na classrooms. Ubwo buryo rero tugiye kureba uburyo babikoramo. Icya mbere ugomba kumenya tubanza tujye tubikura he kugira ngo tubere urwo rutonde rw'abana NESA yohereje naho tugomba kubereka ko babaye PSD yatwohereje yabashize. Tuzana muri academic menu, hanyuma tukazana muri student, tugomba kujya muri student tukazana handitse NESA placement. Imaze kwiga kuri NESA placement, nuko ngo ugiye gufata kwerekana abana no kubandika mu mashuri, kwerekana NESA ko abanyeshuri yohereje bamwe bakugezeho cyangwa bose baje. Uragenda ureba umwe bitewe n'urutonde ufite mu ishuri ryawe, urutonde werekana ati uyu munyeshuri yaraje kwiga, arahari, yaritabiriye. Ibyo rero birangwa n'iki? Ngaba birangwa n'aka status yano yabo yerekana nimba ari PSD, nuko ngo NESA yamushyize ku kigo cyacu ariko sindemeza niba yaraje cyangwa ataraje. Iyo nemeje ko yahageze hajya hakangaka ka attended. Bikorwa bite rero? Nk'uyu munyeshuri Shami Beni premier div yaraje, nza hano kuri manager, nkaza hano kuri approve, nkemeza ko yahageze kuri SISAV. Kuko byari hariho attended nta kibazo, ariko ndemeza ko yahageze. NESA itibona ko uyu munyeshuri yahageze ari kwiga kuri iki kigo, bamara kukigaho cyangwa groupe runaka ari kwigaho, amaze kubyemeza kubyerekana ko yahageze. Nsubira inyuma, urabona ko bavuga ngo student attended successful, nuko ngo yarahageze. Akandi kantu k'ubwenge ngiye kukubwira, hari igihe uba ufite urutonde rw'abanyeshuri benshi ukaba ufite hano ukajya kumusacinga hano. Nujya kumusacinga hano hejuru, ugomba kureba izina ry'iwe uko ryanditse ku gipapuro, cya gipapuro cyerekana amanota yiwe. Ugomba kuba umwana ugiye kwakira kuzana igipapuro yerekana amanota yiwe ko yatsinze, ukayahuza n'aya muri system koko ariyo. Iyo ugiye kubikora rero ugasacinga, nimba tuvuga urugero tugiye gushaka umunyeshuri witwa Uwimana, ninandika Uwimana gutya mu cyapa, shobora ngasanga bitandukanye n'ibyo yenda batangije inyuguti nkuru handi n'inyuguti ntoya, ntago bihura. Bizaba byiza ubashe kubita cya gipapuro kugira ngo umenye ko umunyeshuri uzanye ko ari we, kuko ni case sensitive. Hano ireba ijambo ko ryanditse, uko umwana bamanditse. Niba yanditse bakoresheje inyuguti ntoya ni inyuguti ntoya, niba bakoresheje icyapa gusa ni inyuguti nizikoresha. Niba bakoresheje nk'ubu hano handitsemo Uwimana, urabona ko nshatse umuntu utangirwa na Uwimana mu cyapa, ariko nshobora gusiba ngasanga hari n'abandi ba Uwimana batangirwa n'inyuguti nkuru izindi ari ntoya. Uwimana nisanga hari itangirwa n'inyuguti ntoya, reka noneho mbereke bara twatubonye Uwimana mu nyuguti nkuru, reka twandike none dukoresheje intoya urebe ko ubabona. Uwimana urabona ko tubonye abandi ba Uwimana bafite inyuguti ntoya. Ni ukuvuga rero iyo ushaka umuntu muri abo leta yakoreje cyangwa NESA yohereje, bibaye byiza bakwandikamo izina ryiwe ukurikije uko rigaragara ku gipapuro yakoreyeho. Igipapuro cya kindi kigaragaza amanota yagize naho bamwohereje. Icyo gipapuro bibaye byiza akakikuzanira, nicyo kigufasha kumenya ko
ubona izina riryo, kuko nubikora utabikoze gutyo washiduka wibeshye ukandikamo Uwimana ugahita ubona undi utari uriya. Biba byiza rero witonze ukandikamo kuriya. Nk'ubu nanditse inyuguti ntoya nanone ndasaba gusanga ibindi bisubizo. Uwimana noneho ndanababuze, urabona ko Uwimana kandi barimo bajya kuri 6 ariko ndababuze, urabona ko nta barimo nkoresheje Uwimana mu nyuguti ntoya. Biba byiza iyo wanditse ijambo rero ushobora kuba ati ntibabanyoheje abo bamahisibo kandi bari bo, ahubwo ari kureba ijambo ko ryanditse ko ariko waryanditse neza. Uwimana mu cyapa, urabona abo tubona, urabona abo uri kubona hano ko ari 4, wakandika wahindura ugashyiraho Uwimana mu nyuguti ntoya, inyuguti ya mbere inkuru ugahita ubona 2, ukibaza ngo byagenze bite. Niki aka kantu kibanga karimo kugira ngo utazibeshya ukajyandika umuntu utari we. Bibaye byiza wabandika neza rwose ukurikije uko byangwanye nishaka kuzana igipapuro yakoreho yabaneho amanota cyangwa kuzanira index number yiwe, ukaba uri searchinga mu manota kugira ngo banze urebe uko izina rye ryanditse, kuko nujya kwishaka gutya ushobora kwandika utari we kandi barwaye benshi batandukanye. Ubwo rero ako niko kantu kibanga karimo. Iyo umaze kumukorera attended urahita ubona ko aba attended abasigaye banditseho ngo pressed, no kuvuga ngo ntago barajya bate, ntago baraza. Bishobora kuba bivuga ko bataraza cyangwa utaraba approve ko bahageze. Iyo waba approve ko bahageze bahita bahinduka attended. Noneho nyuma wa wundi wabaye attended waje mu ishuri, wahageze ku ishuri niwe uri bushyire mu cyumba runaka cy'ishuri, nicyo uri buze gushyira muri class runaka. Urugero dushobora gufata nk'uyu nguyu Furaha tukaba tugiye kuyabona ko yabaye attended tukamushyira mu ishuri. None ntabwo turi buze kuri approve, turaza kuri enroll. Iyo ngize enroll bangiye kumushyira mu cyumba, kumuplasa mu cyumba runaka, hano ahita azana imyirondoro yiwe naho aho yigaga. None mitemo hano hasi aho mitemo aho mugiye kumushyira ordinary level, senior yihe senior 1. Urabona ko class room zinashyizemo none n'amaklasi zingaya. Nkaba batingiye kumushyira muri senior 1A cyangwa senior 1B. Noneho nkarangiza ngahitamo igihembwe, ni igihembwe cya mbere, ni day school cyangwa ni boarding bitewe n'icyo ari cyo. Hano urabona ko ni day kubera ko niyo statiranga ikigo cyacu kikigo, ariko ari boarding hano hahita handikamo boarding. Uzamufasha ni uzirihira cyangwa afite umushinga, nkaza hano nkajyamo others, nangira nkakirika kuri register, ahita ajya muri iri shuri rya senior 1A. Nkahita mbona muri classes hano muri school building classes yagezemo. Nubwo buryo tuyongeraho. Ahangaha nakwibuza ko impamvu tubiba birinda nesa placement kuri enroll no kugira ngo utawe kujya kwiga tumusaba ikigo yigagaho, rimwe na rimwe bakabatinda kugusubiza kumuguha. Ni iki kintu mbere niko twasabaga tukamusaba ku kigo yigagaho, ubundi ukabona kumuza kumwandika ahangaha. Ibi bikorwa kuri enroll bikorwa ku banyeshuri bohejwe na nesa yaguhaye muri system yawe. Itarabaguhaye ngo abatended ntabwo wakora enroll, wasubira kujya kumusaba mu bwa buryo busanzwe bwo kumwandika nk'uturutse ku kindi kigo yenda ahinduye aje kwiga ku cyanya atarahawe. Abo ibi bikorwa ku banyeshuri bo mu wa mbere no mu wa 4 gusa. Senior 1 na senior 4 nibo bemewe kuba wakwereka leta ko bahageze, ko banabakiriye, none ukabashyira no mu mashuri uciye muri ubu buryo bwa enroll. Murakoze murakarama rero, nuko twarimo tureba ako kantu ko kwitondera kugira ngo wereke leta n'ibyo kubasacinga ujye wandikamo izina ukurikije iriri ku rupapuro rwerekana amanota yiwe, kugira ngo umenye ko ari buzanye utaza kwibeshya ukandika utari we.